Ibisi bihuha yemwe bahu warayahaho ndiyahura nini yahura mutahurura muhamaho mwivugire ngo ahambi bahamirije mu ruhame uyu muhungu ntayamaha ni mumehama mperaha ntanayihaho ndarahiye n'umuhahuri mu mahamura abaheta muhora muhiga imihigo yo guhiga uyu muhungu muhoberane muti hobe ho buhoraho mu muhe haleluya sinyishaka guhweza ndashaka guhwera yemwe bahu Ruki dizikara ni nk'iyamakara imyaka yanjye ni nk'iyayaka kuri njye makaroni ni corona imbere y'imbaga ndimbagara iri sibanga simbanga ho kubanga ndiyanga sindi yanga ndinanga ndi kugamba yo kuraga sinabaraga urwango nanjye ndarwanga sha wenda kakwaka nka ruswa ya wagwani ukuntu uri mwiza ntago habura utuntu uncence ntago habura umuntu kwaka ngakubomora baroze cyane Dia, oya tujye tuvugisha ukuri ntago kuri kwica umutumirana nta muntu wakwaka ruswa yarasatira nsundurira kuri mama yaje yambaye akamini hejuru ku mukondo uti Yesu we ariko Yesu wamaye kuma Padiri kumana wamaye ubukire wamaye ku mafaranga yakarakantu hari abantu bambwiye ngo baragakumbuye yabagaragara muri ruganda nyarwanda ngo nshaka kugaragara bati niba ushaka kugaragara birasaba ko iwanya bayaragaragaye niba muri ruganda nyarwanda kugira ngo umuntu agaragare bisaba yuko iwanya bayaragaragaye weho numbaza iwacu wagaragaye kubera yuko uri umunyarwanda mwene wacu ubuse ngiye kuganyira abagande cyangwa abarundi sha akanje ko ndakayobe afite n'akanyinya urabeshya nawe yewe gawe nasinda akayobe Hase Yesu niwe wasinye ngo uyu musore iteka nzagusari ayisuwe yanenda gusara reba nka Christmas abandi basore barasohoka bagasohokera igisenyi bambiyo ku musenyi mu gihe ngewe Christmas uyu musore ni sana masenyi yumva disi nk'uwisanye kimasa Yesu we ariko ngo imise mbona nakoma ku mazuru ndabona ufite akoma ku mazuru yego kandi ubundi twimera kandi Patrick twatangiye sibyo yego twongeye twabakiriye kwibaba studio nkuko mubibona ni abantu banyu Dia ibintu by'ibitwenge dutangira muri iyi minsi ibiganiro ntabwo turi kubirangiza pe Dia akira Patrick twakirira abantu bakurikiye ibaba studio ibintu byose ni ibitwenge okay mbere na mbere nsuje abakunzi bacu jya umentioninga naho bari abakunzi bacu uyu munsi turamentioninga bari muri Afurika cyangwa bari i Burayi ibihugu byose bitandukanye turabasuhuje upfa kuba uri umukunzi wacu dukunda tunabahaye ikaze yego Patrick kaze kwibabasha kwibabasha sha ubuswimane yakubwiye ngo sha niko sha ikaze kwibaba wanyegereye yongeye akajambo sha Patrick yaguhunze yashyizemo metero 500 eba mvuniye intebe aho Patrick turakwakiriye kwibaba studio nuko Diana uko nasigaye anyicira akajisho ushanga abona ari byiza subiramo Diana ngo ariko z'ubukoko uyu munsi urarangira turishimye turanezerewe we are very happiest Diane ya Romeo Dia ako Dia byibuze uzaza uvuga kongereza ugacisha musha no mvuko kavuga ushaka ngo mvuga kongereza happiest happier wayisimbutse happiest turenge twanyu mujya mukoresha niyo natwigana umva sinadushobora good a better kuri iri zuba wambaye umupira w'imbeho Patrick byagize byabaye umva nkubwire cameraman nangiye amatiko aho uvuga ngo cameraman ndiko kubaza uvuga ngo hosteri hotesti
hostess umupira se ngenda konje tumenyereka abakobwa mwambara imipira ingana gutyo ku zuba haba hahiye ninde wabinazemo Patrick amuciye inyuma ngenda kwizera Patrick uyu munsi rero abantu hari igihe njya nkumbura utuntu tw'udusigo ariko hari igisigo cyagizwe ibanga gishyashya Patrick ndashaka ko cya gisigo ugiye kuvuga tuza kukivugaho tukakirambyaho riya nawe ucyumvirize aho tumva Patrick ajya asubira inyuma ni muri bwa buryo bwacu sibyo Patrick niba ari ihungabana niba ari iki Patrick hari umunyamakuru ugeze kwaka amafaranga kugira ngo agure ikiganiro arahari benshi ubu se hari abanyamakuru bakikwaka amafaranga cyangwa basigaye yaguha ahubwo kugira ngo ujye kubaha ikiganiro ubu nta bakiyanyaka barayaguha se byibuze abayakwakaga barayaguha bayanyakaga ntabwo turahura ntabwo murahura muhuye wababwira iki ni iki wabwira abanyarwanda b'abanyamakuru n'abanyarwandakazi kamanze mvuga iyo powe mu kwanza nashaka kugira ngo nkwinjizemo neza nashaka kukwinjizamo neza turayisesengura word power nashaka kugira ngo ubabwire ni iki wababwira abantu bakwaka amafaranga kugira ngo baguhostinge oya sinange ngenyene abandi n'abandi nanjye hari uwayanyatse ako ni kera ikintu nababwira umuntu nimba kwatsa ubufasha ntabwo aba yifashije ni ukuri kuko aramutse afite amafaranga yabikora kandi icyo gihe ntabwo yaramutse yafite ntabwo yakwaka ubufasha jya umwumva umuhetayemo unamuhe izo chance umuremere hari n'igihe aba ariwe wazaboneraho umugisha hari igihe itafari ryarindi rikomeza imfuruka aba ari wowe uwo munsi ugiye kurimushyiriraho kandi nzi neza ko byagushimisha nawe uramutse ubonye wafashije umuntu yego anzika umanuke mu mwandiko wa mfurawe nanjye nditayari kukumva umutima w'uyu mutipe Patrick kugenda utumba everitayemo kandi ugatumba hafi guturika ku buryo numva nanaturika nkaturukira mu gitaka Patrick ndi gutaka nkataka na disitari ritora pana zatara ziri shoti nakomangiye abakomeye banyambara n'ibikomo bamwe bavuga ko ndi kumuka ubuse koko ndi bikomo we naganyiye abagaragara muri uru ruganda nyarwanda ngo nshaka kugaragara bati niba ushaka kugaragara birasaba ko iwanyu aba yaragaragaye niba muri uru ruganda nyarwanda kugira ngo umuntu agaragare bisaba yuko iwanyu aba yaragaragaye weho numbaza iwacu wagaragaye kubera yuko uri umunyarwanda mwene wacu ubu se ngiye kuganyira abagande cyangwa abarundi sha uraganyira abandi agoragoza nibona i Kigali niyo haba disinya bakodiye wambabariye twakomeje umutima w'uyu mutipe Patrick kugenda utumba everitayemo kandi ugatumba hafi guturika ku buryo numva nanatoroka nkatorokera mu gitaka Patrick ndi gutaka nkataka na disitari ritora pana zatara ziri shoti nakomangiye abakomeye banyambara n'ibikomo bamwe bavuga ko ndi kumuka ubuse koko ndi bikomo we kuri wowe munyarwanda cumbi ry'umuco wowe ucurukura abacuramye bakicara kinyamuco goragoza nibona i Kigali niyo haba disi Nyabugogo niyo naza ndara ku mugogo bitabaye ibyo ndihumunigo kuko amaniga yose mbona imboga mu menyo naganyiye abagaragara muri uru ruganda nyarwanda mbabwira ngo nshaka kugaragara bati nimba ushaka kugaragara birasaba ko iwanyu aba yaragaragaye niba muri uru ruganda nyarwanda kugira ngo ugaragare bisaba ko iwanyu aba yaragaragaye wowe numbaza iwacu wagaragaye kubera ko waragaragaye kandi uri umunyarwanda mwene wacu ubu se ngiye kuganyira abagande nangwa abarundi mwana we abagande n'abarundi nabo bashyira utudarapo twabo mo hariya turebe ko twabaganyira yego Patrick karame menya ibyo bintu byarakubabaje kugira ngo ukore iki gisigo birababaza fo kandi nanjye singe ngenyene n'abandi niborohewe unyibukije umuntu wanyatse 100 kugira ngo ame ikiganiro agomba gupromotingamo akantu kanye ndi gukora ariko aciyemo imyaka myinshi
ndumva bacimo imyaka nk'ine niyo atari 5 kanyaka ibihumbi 100 kugira ngo promoting bose mu Rwanda hari menya Imana itakuburesinze ngo promoting bigoye. Patrick karame wari uri muzihe kondisiyo zatumye kuri icyo gisigo? mbone kwa kundi nyine umuntu aba nyine akora utuntu tw'utu video nyine abona mbese nyine kwa kundi umuntu aba akizamuka gusa nyine utuntu twubona ko abantu badukunda bavuga ngo you are very talented nyine ukaporocinga nk'umuntu w'umunyamakuru cyangwa se umwinfluencer ukamubwira uti ko mfite tara wamfashije ukama platform wenda ukama ikiganiro kavuga ati rero sana ibihumbi 50 kavuga ngo zana ibihumbi 50 dia kandi sha mu by'ukuri ubwo akazu bubabo akazu ubutuyemo kaba kangana n'umukebe anytime kakuridukira ahubwo avuga ngo umuntu uri kwaka ubufasha nta n'urwara rwo kwishima basigaranye. Abantu bari muri industry barabizi abantu batswe ruswa hari umuntu akwaka ruswa wenda akakwaka nka ruswa ya wagwani ukuntu uri mwiza ntago habura utuntu uwuncence ntago habura umuntu kwaka nga kubomora baroze cyane dia oya tujye tuvugisha ukuri ntago kuri kwica umutumirana nta muntu akwaka ruswa ntago yabura ngo wenda si wumva mu gihugu uri kwaka umuntu ubufasha ntawe afite ibyo kwaka nawe ufite ibyo kwaka windeba reba ukuntu abari kundeba ariko Patrick oya ubu nashaka kujya nyine ntese ngiye ko ubigezeho ukabitindaho cyane bakwatse ruswa y'iki amafaranga urayatanze aya ukuntu aba yamvurnyisha nayo nagwa nagenda nkabyibyimbanira muri no industry muri Ruganda mu Rwanda bivugwa ko abakobwa mukunda kwaka ruswa yo kubomorwa. Nta muntu urakubomora kugira ngo service ushaka. Oya pe ako barabigusabye uba bani bamba mva miyuma abyumye oya mama wane numureshe ugarembura kazi ubundi arya ari yakaririmbe tukakarimba wenda umuntu utasha nako konyine nzi nunkoreshe penalty oya mama no hanwa sinshaka kuryamana na mukanda stanze inzu yarasatira nsundurira kuri mama yaje yambaye akamini hejuru ku mukondo hejuru umukondo uti inzu yarasatira ansundurira ku buriri oya turarara nayo Kiko ariko mana Patrick ijumba barira none dia umuntu aramutsa kwatse ruswa yo gitsina kugira ngo akubomore aguhereza ibyo ushaka wamubwiriye jambo wamubwira ngo iki cyambwira ngo ya nyine nango hashise vugisha ukubonye ari agasore keza ntago wamuha uza abasore bari muri iyi mihanda uzi ukuntu ari beza ushobora kwibwira yuko uwo nguwo muhuye ari mwiza wagera hano hepfo ukabona undi wagera ushobora kugera mu mujyi ubonye abasore nka sa ukavuga ariko se abantu ni ibiremwa n'ibiki Imana umusore mwiza kuri we n'umusore umeze ati ufite amafaranga ntikaburamo reka rero nkubwire amafaranga nta nubwo nyatindaho ariko nyine yafite ibyo birumvikana ubundi umusore mwiza kuri njye sibyo ni umusore mwana ni umusore ubundi ngiye unyubaha tukubahana unyumva urumva nkunda nk'uko wenda nawe amukunda sibyo ashaka gukunda ntumukunde cyangwa ukamukunda ntagukunde ariko twe turi ku bwiza bw'umusore kuri wowe yewe ubwiza bw'umusore se umutipe muremure wa black Dia
unyita mwiza ibyo bintu ndabyujuje uri muremure Patrick ni muremure Diane ndamufasha uri muremure Patrick ndi muremure dukize ndi buraka nje ko ndakayobe afite n'akanyinya urabeshya nawe yewe gawe nasinda akayobe uziko umuriro ubuze turi nko mu nzu udasetse ngo amenyo aba ariyo murika ntabwo naba nkubona Patrick ariko bana we Patrick ntabwo userereje wenda hosta sibyo uri umukobwa oya nge ndi umuhungu oya wenda reka mvuge for example uri umukobwa ubundi nanga urugero rwo kuburwa nge ndi umuhungu ubundi umbona uti oya nyene uri umukobwa oya nyene reka nkubwire urugero rw'umuhungu n'ubundi umukobwa ngaho oya ntabwo nigira umukobwa Diane nakubwire ntacyo n'umukobwa oya kandi Diane mufashe Diane sibyo mvuga ko byose abifite ni muremure ni igikara kandi wabona ari akayobe oya va muri ayo sha mudukize mwa bantu mwe Patrick ni inzobe oya batubwire aho uboneye touch aho mu diaspora mwoherereze touch ntanga umva nta gikora ikiganiro atayivanyemo ntaho ubu tuvugana nta kiganiro muzongera kubona Patrick aza kuyemo telefone ari mu diaspora wayimaye nibaze ko nenya kuyikuramo sha impamvu turayizi ako sha Patrick ndimo kamenya agafone keza nzaza ndagira guke nzafatira selfie na Diane gutya Diane uzayikora bya bintu wakoreye muri BNB Diane ngo ngakebwira cyane ngo Diane ngo mwenyura turi kuri kamera kandi tutararambira abantu ngiye ntago mbashaka ibintu birambira abantu terekemo ku gipfunsi kwagiye Yesu we ariko Yesu wamaye kuma Patrick mana wamaye ubukire wamaye ku mafaranga nk'akarakantu hari abantu bambwiye ngo baragakumbuye aka kantu niko katwinjije mu mwandiko w'uyu munsi shira hano inunzi akaboko kubera ko nyine igipowe merababaje maze tubabaranisha ndashikayo nawe hari amezi ngamane kiganira kurya Ego ibi si bihuha yemwe bahu warayahaho ndiyahura nini yahura mutahurura muhamaho mwivugire ngo ahambi bahamirije mu ruhame uyu muhungu ntayamaha ni mumehama mperaha ntanayihaho ndarahiye n'umuhahuri mu mahamura abaheta muhora muhiga imihigo yo guhiga uyu muhungu muhoberane muti hobe ho buhoraho mu muhe haleluya sinyishaka guhweza ndashaka guhwera yemwe bahu Ruki dizikara ni nk'iyamakara imyaka yanjye ni nk'iyayaka kuri njye makaroni ni corona imbere y'imbaga ndimbagara iri sibanga simbanga ho kubanga ndiyanga sindiyanga ndinanga ndi kugamba yo kuraga sinabaraga urwango nanjye ndarwanga sha Hase Yesu niwe wasinye ngo uyu musore iteka nzagusari ayisuwe yanenda gusara reba nka Christmas abandi basore barasohoka bagasohokera igisenyi bambiyo ku musenyi mu gihe ngewe Christmas uyu musore nisana masenyi yumva disi nk'uwisanye kimasa Yesu we nakoze na saving ngo ndebe ko nagura agasambu ahitwa inyagasambu nsinziriye haza ibisambu ayisambu birayarasu w'amapistolana nakwirasa Yesu we kuri wowe Yesu nyirizina wowe Yesu hozana gisubiza huzuye ibibazo nyemerera disi nge nkubaze impamvu nabona ibisubizo nkahora mu buzima bw'ibibazo na n'ubu Yesu ndi mu bibazo bya bibazo bibabaza biri kumbabaza wowe Yesu kankubaze habyibuze niba ndi ikizira kuki utangiza ikiziramire nareme wahari kubona inzara babona inzira ngewe mbura inzira ubabanzi barenza abakunzi Yesu we ndi umurokore w'ukuri ariko abarokore muri kurari ngo ninsohoke ndi kunuka igikara ngo kandi kubera umuntu uko simba kumbuza ahubwo mbakura kuri rukana mariko Yesu we Everita y'imumura ndi gutaka nkataka nko bari gukata Kristo Yesu mu mutaka nsigaye nsano ba mu gitaka singira najyana muri takataka yishati bayita ingutiya Patrick na nagatoroshi itoroshi yo ni mu biroto navuga sindarara kuri matera igitanda cyanjye n'urutara na tuwarete zabo mu itawuni Patrick ngeze ndutira geto nabuze n'umuntu wa motora Kristo watike nayido
koko mana wamaye ubukire niyo wamubukire buke niyo utamubukire bukeba uramutse umaye ku bukire hari abakene naza ndamukira nk'abaramukira n'abamukira nk'abahereza ikitwa ubukire hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije kuko mana wamaye ubukire akazu kanjye ni nk'umukebe anytime katuridukira umugisha wo gukira ni muke imyaka yanjye ni mike ariko ngaragara nk'uwa kera n'abakire b'iwacu ku cyaro mana yanjye banyimye ubuhake kuko mana wamaye ubukire uramutse umaye ku bukire n'abariya bakene baba mu cyari baragikoze mu cyarire abo nabo naza mbaramukira nk'abaramukira n'abamukira nk'abahereza ikitwa ubukire hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije mana yanjye wamaye ubukire uramutse umaye ku bukire n'abariya bakene baba mu cyari baragikoze mu cyarire naza mbaramukira nk'abaramukira n'abamukira nk'abahereza ikitwa ubukire bamara gukira simbacyurire ko nabakijije mana yanjye wamaye ubukire hasi nagucumuye iki kawo nicaye abayicaye bacenga birancanga bikanshobera kuba igicibwa nari umucuyi nari umwicanyi mu mico n'izindi mico myiza mu gace k'iwacu ubu byarancanze n'abacoma banciyeho mu biceri ninge bucura ceri na wancuguza ncurika nyita igicuci icumbi ryanjye ubu ni umucuci nshakwa ni nk'inshinge nta n'igicwa ndi nk'icwende iyo nshatse umuceri ndya umucanga ushatse umuceri ndya umucanga yewe Imana iguhe ubukire 079 662 640 670 na 072 iyo mbanje ubwo ni momo na 072 90 280 37 WhatsApp. Okay Patrick urakoze cyane kandi ewan hari ibisigo ujye uvuga nkumva ngiye urumeza ruranyesha mwahoze munsereza ngo ndifubitse ahubwo mba ntifubitse mba mvuye hano njya kwa muganga ihanga urakoze mbwira ngo jugumira iki kiganiro kirangiye ntabishaka numva nshaka kugumana nawe naheje turabakunda mwa